genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubashimira no kubasuhuza mwese mukurikira ibiganiro by'ugendo online TV. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane. Buri munsi tuva mu bwiza tujya mu bundi cyane, mukibareba kuri screen zanyu muhita mwimagine nyine ko tugiye kuryoherwa, tugiye kwinjira mu muziki, ibintu bigiye kugenda neza cyane. Iyi ni ya famille yo kwa Jimmy Mulisa, papa Jimmy Mulisa, Diana mushiki wa Jimmy Mulisa mukuru, ndetse na Anje icyamamare. Aba bantu rero nibo tugiye gutaramana nabo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Murabizi ko mu kwinjira ninjirira mu muziki, reka twinjire kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Avendinda yewadisiwe avendinda yewashengewe muziziza kisindinda muminziza ndinda tujyane muminziza wikihuta cyane wisiga kandi tujyana rubanda bose abakubonye kubera ubwiza bwawe baratangara baturiya mukobwa cyane insiga kandi tujyana mumi nziza ndagukunda mumi nziza wantwaye umutima mumi nziza ndagukunda mumi nziza wantwaye umutima. Ayiwe mbega ibintu ukuntu biryoshye. Anje yambihirije. Anje amakuru baguhe gitari nicyo gihano baguhaye. Shaka indirimbo ugiye gucuranga muyiririmbane kandi ishyushye cyane ku buryo uri bukangura abantu nyine abari basinziriye bose ukabakangura nawe ugakanguka. Ugiye gucuranga iyihe? Indirimbo yitwa Musanganwa Mundu ya Justin Mugabo. Musanganwa Mundu shimishwa n'impuhwe zawe ubwiza ukuri kose amezi 9 ni menshi ngeze ni musozi kandi narakuvunye bikomeye cyonore shirimumu umuredore ndabivuze
ushimirwe ibihe byose uzagabirwe n'amigambi ikamba rigukwiriye isengesho ry'urukundo n'ubwuzasaza neza ukigira kwa migenga nawe azakwakire neza yamwise mutangana muganza niyo mu mwezi nzakuvugira imivugo babana yo kubaho uragahorigorora uragahorigorora uragahorigorora. urakoze mukobwa wanjye. nuko biba bimeze rero hanje twari turi kugira ngo tumubyutse yasinziriye dayana amakuru Makuru ni meza. ko washaje Hoya. imfura ya papa Jimmy Uramvuze none utunyenkorora. akuvuze neza papa Jimmy wicaye ahantu heza cyane cyane rwose. wicaye nk'ahantu nk'aho hari ibihangange bibiri hari zahabu ebyiri abana njye nk'aba mbita zahabu wowe umva umeze ute iyi ni zahabu yanjye iyi izangeza kure rwose ndabyizeye. ubu ni ukuvuga ngo ubuhanga ndimo kugenda mbaha ni gake gake kuko babifatanya n'ibindi byinshi kwiga amasomo asanzwe. muri make rero ntago umuntu umwana avuka ngo yuzure ingobyi ni gake gake ariko bizagera aho bize basitari baba basitari nabo rwose ndabyizeye pe. ubuhanga twabasanganye bwashize niki kiyongereyeho ni ukuvuga ngo nta birenze cyane ubwo muri kuganira nta bindi birenzeho cyane kuko hari ikintu bita amasomo niyo ari imbere ahubwo wabaza ku bigendanye n'amasomo icyo biyongereyeho naho ubundi ibi ni ibintu biza byiyongera ku masomo. Diane ari mu wa kabiri segonderi Yego. wagiye anje usinzira bite Byiza. igira hino kano nyegera ugeze mu wakanga yanje Magatara. ariko ngusigaye uri mwarimu yenya mbona bizatuma ku ishuri biba nta kigenda urabyizeye okay anje rero ati ndabyizeye sinzi ukuntu anje namusange waba akaba nta murara afite byantunguye cyane ku bantu bakunda impano ku bantu bakunda ibiganiro tubaha bya buri munsi iyi famiye ndabizi murayikunda iyi famiye murayikunda iyi famiye nanjye ndayikunda. Izi ni impano zishimisha Abanyarwanda, izi ni impano nziza cyane mukwiye kureba no gushyigikira. Uyu munsi rero twaje kubariba turi iwabo mu rugo hano bita mu Ruhango niho turi niho twaje kubarebera, ariko nanone aba bana ndetse n'umubyeyi wabo muhora muri ibiganiro tubakora, ariko nyagira ngo uburyo nabasuyemo buryo nababonye mubashyigikire ko famiye yabo nyine ikeneye inkunga, ikeneye amaboko y'abandi bantu mw'abantu mwe nuko tuba kenshi tuza tugacuranga tukitahira mukishima, ariko mutazi nyuma yari kuntu ibintu biba bimeze nkanjye nabibonye. Rero ndagusabye nimero y'uyu mubyeyi ndayishyiraho hejuru, ufite ikintu cyose ufite wamuha n'ukuri wamufasha kandi Imana yakugirira umugisha. Aba bana bakiga, aba bana bakabona ibyo kurya, ubuzima bugakomeza, akishimana akavuga ati nubwo mvuga ngo nabyaye zahabu ariko ntangiye no kubona ko ari zahabu. Uyu munsi rero turaza gutarama, tuze kujya kuroraza kumva byinshi cyane, tujye kuganira mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Naumia moyoni juu ya uso yako, na roho yako safi nataka kukosa. Naumia moyoni juu ya uso yako, na roho yako safi nataka kukosa. Tunapendana
kwa ndugu zako hataki nifike kwenu. Mimi tafanyeje nionane na wewe? Ufanye ujaraka uniponyeshe roho yangu, mie nakupatia chochote umetaka ye. Ufanye ujaraka uniponyeshe roho yangu, mie nakupatia chochote umetaka ye. Wewe tunapendana, tunapendana, wa ndugu zako hataki nifike kwenu. Mimi tafanyeje nionane na wewe? Ufanye ujaraka uniponyeshe roho yangu, mie nakupatia chochote umetaka ye. Naumia moyoni juu ya uzi yako, na roho yako safi nataka kukosa. Wewe tunapendana, tunapendana, wa ndugu zako hataki nifike kwenu. Mimi tafanyeje nionane na wewe? Ufanye ujaraka uniponyeshe roho yangu, mie nakupatia chochote umetaka ye. Ufanye ujaraka uniponyeshe roho yangu, mie nakupatia chochote umetaka ye. Pa 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 ta 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 ta. Nikukose dada, unapata mwengine wapi na roho yako kama wewe? Nikukose dada, unapata mwengine wapi na roho safi kama wewe? Hakuna tabu, nikupenda waseme watachoka, mimi wangu siwezi kukuacha ye. Kukuacha ye. Siwezi kukuacha ye. Tuva mu bwiza tujya mu bundi, ndacyari mu karere ka Ruhango aho ndi munganira nyine na ya famiye y'abanyamuziki. Dia meze neza? Ari. Harya ngo umugisha umuntu awugira. Ya mugisha uravukana. Uravuka? Ntago yawe utoragura. Ntago wawutoragura. Reka twumve. Umugisha burya uravukanwa, umugisha burya ni nk'ingabire, ab'Imana yahaye barawuvukana, bakazarinda bawusazana. Umugisha burya uravukanwa, ab'Imana yahaye barawuvukana, bakazarinda bawusazana.
bajya baca umugani mu kinyarwanda nk'iyakaremye n'ikamena umugisha burya ntubyiganirwa umugisha burya uravukanwa ab'Imana yahaye bakazarinda usana uw'Imana yahaye ntayoberana kuko ibyo akoze byose arabonekerwa naho uw'Imana yimye yagerageza kubikora bikamupfana umugisha burya uravukanwa ab'Imana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana. umugisha uravukanwa umugisha abantu barawuvukana w'Imana yahawe umugisha arinda awusazana nuko bimeze. Reka dukore akantu gato wegerane na Ange mwereka akantu tugiye gukora. hari ukuntu ngo ari akantu mujya muririmbana ngo amajwi ngo mugahuza ukuntu. Ange ngo nakaye karirimba gukunda noneho rero reka ngo he wifashe werekeze no kuri Diana kujya muri ririmbane mwe Witeguye
narababwiye ariko narababwiye ngo muzanezerwa, narababwiye ngo ibintu bigomba kugenda neza cyane n'iyi famiye y'abanyamuziki. Ndabashimiye, Imana ishyigikire impano yabo, kandi icyiza kiruta byose nababwiye ko mufite ko bashyigikira. Nimero ya papa wa Jimmy iriho hejuru, nyaboneka base nanamwandikira cyangwa se umusuhuze. Nababwiye ko ari famiye yo iri mu muryango nyine ubona ukeneye ko abantu bayihamagara, ukeneye ko abantu basapotinga abana bakiga ko ubuzima ntago bumeze neza. Reka tujye tuvugisha ukuri, abana batanze ibyishimo, aba bana mwarabakunze. Iyi famiye n'ukuri muyishyigikire cyane kubw'urugendo rwanyu, kubw'urugendo mukunda online TV. Ndababwiye ngo mumfashe dufashanye kugira ngo iyi famiye yishime. Turi kugana ku musozo, ndabashimiye cyane abantu mwabashe kubana natwe, ariko none muziko kugira ngo mu rugendo tugende neza hari ikintu bita akanozangendo. Akanozangendo ni akantu ka nyuma ino famiye igiye guhuriraho mu kanya tujye kuza kubaha. Reka tugane ku musozo tubashimira mwese twabanye, ariko none nkuko nimaze kubabwira ngo na kanozangendo, akantu kari bumperekeze mpaka ngeze Kigali. Nawe uri kureba iki kiganiro karaguherekeza mu byo uri gukora byose kugira bigende neza. Iyi famiye Imana iha umugisha. Nimero yabo nayisizemo hejuru, ubundi reka twimanukire gutya. Ino mukunzi ndutisha bose, ino amaza ku mutima, yesha amahirwe mu buzima, ino se sindiri isumba yani, urabagirana n'umukike, ni wowe ngeze urugwiro. Wanyiye kuri ukimbona, sanga ngusanga bibimamo, makani muha birakama, umvaga hinda karashize, umucyo naha ku mutima, mutoni sinza gutatira. Dagatahira ikinyami nyuma y'ibyo wambwiye, indahiro yanjye sineze kuzagoka. Mwemereye urukundo rumwe hamwe, bagishakisha bazarusangi wacu, wanderetse urukundo watameye nshira inyota, nacyuza mbona mukunzi ndarahiye, nacyuza mbona mukunzi ndarahiye. Reka nkubwire mu mararu, hari ubwo naketse ko ari inzozi, ni wowe wasobanuriye, unshyira ikiganza ku mutima, usanze utera nk'uwatotejwe, uti umurasonga twisungane. Uziko ku isi ibintu bicika, bimwe bihinda bihinduka, ndetse urukundo rukinguka, urwacu rwose urwagahararo, rupfa gukangwa n'ibyadutse, tudafite ishinge n'ishingiro. Dagatahira ikinyami nyuma y'ibyo wambwiye, ngiyi ndahiro yanjye sineze kuzadohoka. Wemereye urukundo rumwe bamwe bagishakisha bazarusangi wacu, wanderetse urukundo ngotomeye nshira inyota, nacyuza mbona mukunzi ndarahiye, nacyuza mbona mukunzi ndarahiye. Mu byiza byanjye ntunze bikeya cyane
genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire